nagira ngo ntangire mumfasha gushimira Imana kuri uyu munsi, kubera ko ni umunsi udasanzwe mu buzima bwacu. Kuba byonyine turi aha ngaha twabyutse turi bazima, tukaba twabashije kuza tuyishimira ibyiza ihora itugirira. Tuyishimire rero. Nagira ngo nongere nshimire abatuzaniye urumuri mu butumwa batugejejeho. Mwabwumvise, ugenda mu mwijima ntatera intambwe. Tugomba kugira rero aho urumuri rwageze umwijima urahunga. Ndashimira n'abapadiri bacu badufashije gutegura uyu munsi. Uyu munsi wabaye impurirane na Mutagatifu Sisiriya. Mwumvise ubutwari bwa Mutagatifu Sisiriya butubera impamba, kandi impamba twayibonye mu kanya barayidushyikiriza. Ni urumuri tuza kwakira. Ntaza kuvuga byinshi rero, impamvu bayidushyikirije cyangwa baza kurushyikiriza imiryango ya Gisiyo Gatolika, njyewe nabonye ari umugisha ku Banyamasaka. Byonyine kuba tugiye kwiheta uru rumuri. Muzi yuko barudushyikirije tukarumarana umwaka wose, harangiza tugatambagira mu ngo zacu. Buri wese ndizera uri aha ngaha ko rwamugezeho. Niba hari uwo rero rumaze gutembera, ubu ni umwanya wo kugira ngo bwongere dushimangire ubukristu bwacu. Igihe twahabwaga urumuri tubatizwa, ubu igihe cyari kigeze kugira ngo twongere dusubize amaso inyuma turebe mbese rwa rumuri twahawe igihe twabatizwaga, ese turacyacanye, ruracyaka mu mitima yacu, mu ngo zacu, aho dutuye. Igihe rero ni iki ngiki cyo kugira ngo twongere dusubize amaso inyuma, twongere ducane. Abavandimwe bacu rero batuzaniye, ntabwo bashyikiriza imiryango ya Gisiyo Gatolika gusa, kuko ababikeneye ni twebwe twese. Ari nayo mpamvu n'abayobozi b'amasantarari bahari, kugira ngo baze nabo kurwakira, bazarushyikirize n'abatari mu miryango ya Gisiyo Gatolika. Natwe turi aha ngaha duhagarariye abarayiki, tukaba dufite mu nshingano zacu imiryango ya Gisiyo Gatolika, ariko n'abandi batayirimo nabo turabahagarariye n'abarayiki. Niyo mpamvu rero igihe nikigera cyo kugira ngo baduhe urumuri, ntabwo tuza kurushyikiriza n'abandi. Igihe kizagera, kandi baradusobanuriye ko kuri 28 ari
turwakiriye mu rwego rwa diyoseze yose, ariko bazongera baduhe ikindi gihe cyo gutangiza ku mugaragaro, ari cyo gihe kuri 28 z'ukwa 12 bivugiza umuryango mutagatifu. Numva rero umuryango watuzaniye urumuri, hari umwanya waba ari uwabo muri aka kanya kugira ngo dukomeze iki gikorwa cyaduteranyirije aha ngaha. Nkaba rero mbashimiye mwese uko muri aha ngaha, uko mwabyitabiriye, kwizera yuko aho urumuri rwageze umwijima. Ndabashimiye rero mwese umunsi mwiza mutagatifu Cecilia, ndetse n'umunsi mwiza wo kwakira urumuri. Mwakoze, ndabashimiye. Murakoze cyane umuyobozi w'abayobozi bose basaka umuntu utari kwizihiza kuze urumuri n'ubwo mugiye kubona cyane cyane abo mu makorali, imiryango ya Gatolika Yvonne yatubwiye ibarizwa muri paruwasi yacu. Abavandimwe bagiye gushyikiriza urumuri ku mugaragaro, natwe dushyikirize imiryango ya Gatolika. Ntabwo duhita dutangira gutambagira mu ngo zacu imiryango remezo, turabishyikira tubibike, maze nk'uko umuyobozi wa komisiyo y'abalayiki bafite inshingano zabo, imiryango ya Gatolika amaze kubivuga, tuzatangira kuwutambagiza umwepiskopi wacu amaze gutangiza ku mugaragaro umwaka wa yubile ya diyoseze ya Kigali, yubile y'imyaka 50 imaze ishinzwe. Tariki 28 z'ukwezi gutaha tuzaba ari icyumweru kugira ngo mutagatifu w'i Nazareti. Yego, ubwo abaza kudushyikira ntimutangiye kutambagiza mu bagize imiryango ya Gatolika no mu miryango